hey, twongere twiganirire kwivita ya Herides. So nabonye umurundi yayagaye, umurundi yabambye, kandi wibuke neza umurundi muri iyi vita ya RDC, umurundi yarigaragaje sana. Umurundi ubundi ikintu cya mbere abakeneye ni prime. Wowe uri Felix Antoine Chilombo, ufashe telefone wamagaye ebwane nevura umubwira ati ebwane message yahageze, ambia watoto waanze kazi. Aho ngaho kaba kabaye. Umurundi yaragerageje cyane, Toto wa BJ yaragerageje cyane gusapotinga mwenzake Herides, ku buryo niyo ataza kuba musingiro bivuze jyenyine, niyo ataza kuba I know, niyo ataza kuba mu ICOT, Herides yose iba yarafashwe. Cyakora akantu nanone we Felix Antoine yakoze, yaravuze ati bwane ngewe urumva nimba ugomira afashwe, Bukavu irafashwe, petetere na Uvira yafatwa, nubwo nyuma nyine mbere byari petetere nyumiza gufatwa. Abarundi bo nk'abantu bari barahawe ikiraka, kari akazi n'akazi barimo bariya bo barishyurwa. Hari uyarya uri hejuru nka Neva n'abandi wenze bari abapeti barimo hariya, nabidasanzwe baba babona, baba bari ku rugamba, ariko bagiyeyo nyirizina ngo ku masezerano, kuko Neva ajya byivugira ku masezerano. Ari nayo mpamvu bavuga ati ebana ifaranga wabuhabwa ryaba ari nahambaye. Neva aranababwira ati iyo hataza kuba sisi Warundi Kongo muzima ingekwilisha kamatiwa kabisa, tiyataza kuba ari umurundi Kongo yose baba yarafashwe. Nibyo kuko M23 nayo nayo kubwira ati ebane marura rugamba umuntu utugora sana, sio mkongomani, sio wazalendo, sio FARDC, sio wengine, ni umurundi vrema, kuko anarabizi umurundi arabigerageza. Utumva ngo umunsi uruka ko hari igihe bageze muri ejo bundi bafata Uvira, Neva yise yugarira imipaka, mu bitangazamakuru avuga ati reka ntabwo dushobora guturana n'umuturanyi mubi, turi umuturanyi mubi wapi, ntabwo yaba ari Uvira twebwe nk'abantu bari Bujumbura tugire umutekano. Ararira, arasaba, telefone ziracicika niyo hejuru hakurya za etazi n'ahantu hose, arasaba yebwane mwe mwadufasha aba bataramu nubwo bageza bakaba badufasha bakaduha inzira bakagenda. Boni ubundi mu bintu bya mbere ntabwo bifuzaga guturana n'umuntu, umurundi yifuzaga guturana na M hari. So haza kuza telefone ziturutse za USA ati muvaho muri kuri uwo mujyi. USA igira gute irespecta ibyo Neva basabye, ko Neva arakubwira ati jewe tujya kuva muri Uvira tugasubira iwacu tukajya tukanatatana n'ahandi. N'ubundi byatewe n'iki? Ati byatewe nuko
FARDC, wazalendo nabo ba mercenaires n'abandi bo bari bameze nk'abantu nyine. Urumva FARDC ahanini n'icyo gisirikare cy'igihugu, nabo bari bashinzwe urugamba nyirizina. Wenza abarundi n'abamercenaires bakaza nk'abasapota. Ariko ikintu umurundi aravuze ati twebwe twagiye tugiye gufasha, ariko ikintu cyabayeho uwo twagiye gufasha yiriraga amafaranga ku rugamba ya M, katubwira ati muve ku rugamba mwirukanka. Urumva sasa bituruka kuki kugira cya gisirikare kidahamye. FARDC wapi? Cyakora icyo bazi, nanjye nemera kwinosi kwiruka n'abambere, kandi kwiruka bajya basubira inyuma. Of course la base bo babwira ati twiruke, naho ibindi wapi. None wowe uri umurundi, tuvugisha ukuri, wewe wakemera kujya gupfira abantu badakwiye no gupfira igihugu cyabo? Wewe wagiye ugiye kubafasha, usanze biruka, ari wewe wabyemera? Rero umurundi yaravugaga ati twebwe, urumva, n'ubundi kayenze, sibyo? Twebwe n'ubundi kayenze, reka twikuriremo akatukarenge twigendere, kuko n'ubundi abo twaje gufasha nabo bariruka. Njye numva nta hantu umurundi yakoze ikosa. Yaje kugenda ahita anugarira imipaka, reka Kavimvira nishobora gufungurwa. Hari nacyo gihe wajya kubona na Basikovia bajyayo bagakora ibyo biganiro, bagatwereka ayo ma live yabo barimo ibintu nk'ibyo. Burya byabaga ari hatari. Murumva ntabwo byabaga byoroshye. Ariko ubu ba Jean-Jacques Purusi baragarutse kuva yemu yava muri Uvira. Jean-Jacques Purusi yaragarutse nka guverineri wa Sud Kivu wo kuri kote ya Kinshasa, kuko na M nayigira uwabo. Urumva ba Erasto bariya. So biza kurangira Jean-Jacques akihagera ahita avugana nane, baramubwira ati wane Kavimvira we need ko iba open. Cyakura kikinjira kigasohoka, kikinjira kigasohoka nibisanzwe vaevie, kandi koko niko byagenze. Ubu borders hariya ni open. Barabataramu Kinshasa, kote ya Kinshasa na Burundi wana urafiki ukubwa sana, kuko niva we ashobora kubona amazu iminsi atari kipera ifaranga, afite uburenganzira bwo guhamagara abana be yohereje DRC akababwira ati wane today ntago mukwiye kurasa, mureke wamurumba banza duhe kofi. Akimara kubona message kwabwira ati wane mwanze kazi, kuko niwe shefu, niwe raisi wa nchi. Haricyo bakubwira ngo yuri perezida uri perezida. Uburi iki? Uburi perezida. Ku buryo ashobora no kwicara akavuga ati wane nta kintu turafatisha, kisha sanze kutwishyura, abo mwagiye gufasha n'umubareke babasye mwebwe mujye mwiyegererayo. Nabyo birashoboka. Ariko umurundi ngo yarakaye byahatari, yavuze ati niki kibaya cya Ruzizi turagishaka ku kibi no ku cyiza. Yapanuye umurundi ari tayari. Mbonye kabisa mu kanya ari mu myiyerekano itabavuga ati wane ikibaya turagishaka, nta mpamvu y'umuturanye mu bibazo. Iyo batangiye kurira ngo umuturanye mubi kaba kayenze. Abarundi
mwaje munamenya ko turi abarafiki ba tuko wandugu. Ariyo mpamvu bakubwira ngo iriya ntambara wowe uyibona kuriya, wowe ukagira ngo kesho itamalizika. Oya, hari abakubwa, hari abashefu bayungukiramo batanifuza kwishira. Biriya Felix Antoine abazunguruka sanction bya bindi nyine byiwe tu. Aba nabati waba sanction. Oya, Chilombo bafite impamvu azi ko nikwiye gushira vuba, akeneye money. Arayikeneye. Nk'ejo inama y'abaminisitiri yabaye Kinshasa iyobowe na Felix Antoine Chilombo yemeje ko uriya mutwe wa Thomas shamana we uriya mutwe bita Serpe wa Thomas Rubanga, ati uyu mutwe we know, twamaze kubibona kuri investigation twakoze, ukorana na M23, ati ukorana na M23, ati kuko uyu mutwe nawo uri muri Ituri. Kuko kuri kote ya Kinshasa bo bawita Serpe Zaire no zamani, ariko nyirizina ukuntu Kinshasa yo iwuvuga iravuga ati mwebwe muri bya bindi byabonye mbabwira bya bituma ibintu bitagenda neza, bahita bagarura ya moko, ati naho mutani, ati mwebwe n'ubundi muri bandi baturutse Uganda, ati naho mutani n'aba ngaba M23 muri bamwe, ati mwebwe Serpe muri abatutsi ba Uganda, ati none mutani n'abahandi, ati n'abahandi Nord Kivu, Sud Kivu. Urumva? Kandi biriya bintu ntago ubundi bijya bituma iyo watangiye ikintu bita ubaguzi, makabira mingi uzana ibyo bintu, ntago byakunda. We Felix Antoine urananirwa, nibikunda nibuveho. Urumva? Ati Serpe ikorana na M23, ati Serpe ntabagande b'abatutsi baje muri Ituri, nabo baje nka kuri M23 yaje, nuko Kinshasa bivuga ayikoti. None nibo abantu bavuga gutyo, undi Kinshasa iteye ite? Kinshasa ifite ibintu byinshi mu mutwe bitari byiza, yagakwiye guhinduka. Ariko kutahinduka kwawe wowe Felix Antoine, shamenya ko ni ikibazo gikomeye. Je répète, ni ikibazo gikomeye uri murazana mu karere, wowe nande na Nevo, kuko nimushaka kubasha. Wenze nka Neva ngo ashobora kuba nicara akavuga ati bwane twebwe Barundi tuko bamoya, hatuna Mutusi, hatuna Muhutu, na hatuna sijue nini na nini. Njya numva akunda kubivuga public, wenze wakakanyuzamo akakavuga. Ariko Felix Antoine we hariya ikintu kivangura cyinshi cyane, uzi umuntu bashobora guha muri press conference mwarangiza ugawe ibyo nabyo bikaba ikibazo wa, kandi ari cyo kiri gutuma mu burasirazuba nta musaruro. So kuri nge mba numva ce n'est pas facile, ntabwo bizoroha. Biragusaba wowe Felix Antoine gutuza. Yes,
Bwana, asanteni sana. Hivyo nishakiraga nivugireho. Kesho tutaongelea mambo mingi sana. My information zipo bwana. Asanteni sana.